umviye inkuru y'ibyabereye i Kigali kuri uyu musore mwabantu ibintu byamubayeho nagahoma munwa muterero bimeze bite kuri uyu musore kugira ngo yisange ukunguku niye mpamvu yabiteye. Ubundi uyu musore yari umushoferi muko umushoferi murabiza abashoferi akenshi bakunda kubashyira mu gatebo kamwe kavuga ati ngo nabasambanyi ngo bagira gute na gute. Uyu musore nawe nibyo bintu byaje kumubaho muti byagenze bite. Uyu musore aho yagiraga hose nyine wasangaga haparitse ugasanga nimbara akabaragiye kuryamamo wenda ugasanga afite umukobwa urahongaho cyangwa se afite umugore ahantu runaka ibunyana kugasanga nyine ahantu henshi ari ajya hafite abagore bagiye batandukanye ariko bose batabana nyine ko bavuga ngo ni indaya ziwe. Ni kintu cyaje kuba rero uyu musore hari umugore yarameze nkaho nyine yaracyuye yankari umugore kuko nubundi yavaga isafari akanyura aho ngaho yarahanyuraga bakararana yebuzo ukagenda neza ariko umugore kabera afite umukobwa mukuru nyine w'imyaka 24. Ikintu cyaje kuba rero uyu mugore yari indaya uyu musore mwe bikomeye cyane n'umusore nawe akunda korana n'uyu mugore byatari ariko akaba atarazi umwana w'uyu mukobwa ko umwana w'uwo mugore nyine uko umwana w'umugore ngo ntabwo yakunda kuba hari yakunda kuba yifite utuzinyine ugasanga yigende gusanga icyo gihe yarashomye none nta kazi afite ari mu rugo. Igihe cyaje kugira rero wa musore azakoje kurara kwa nyina nuko ahasanga umwana mukasanga umukobwa yasambwa ati se uri umukobwa w'uyu mugore ati yego ati ubahana ati mbahano. Umusore ako kanya ibintu byo kuryamana n'uwo mugore yasabire ku mugore yasambwa ati se ati ngo usase nyine uryame umwana namubwiye ibyawe byose ati gutya namubwiye kuri se n'ibiki byose aramubwira ati hoya ntukajye ubeshya umwana batungira biziko ndacyari umusore ntago nari nashaka umwana ari aho ngaho aramubwira ati ahubwo niba umwana ari hano ntago nzaba nyine raye hano aterekana ikomereze nigenda ati none se kubera iki kubera uyu mwana wanjye se ati hoya ntago twabikora umwana ari hano ati ntago byakunda. Aramubwira ati haranze se nuzi ko ari inzu ati waragenda rero muri nzu yo hanze ati umwana w'umukobwa rero mu nzu yo hanze ati hoya none ntago byakunda ati kance wongende. Icyo gihe umusore ngo yese acaragenda nyine umugore amurekera ngo arikomereza aragenda nyine gusa umugore ngo biramurakaza cyane mu kumurakaza yaje guhamagara umusore amaze kugenda aramubwira ati se kubera icyo ugenda uzi neza ko umwana ari uwanjye kwera korera mu nzu yo hanze ati niyo mpamvu itumye ukora bino bintu. Aramubwira ati umwana ngo tuba tugomba kumwubahiriza ntabwo nanzi ko ufite n'umukobwa ungana gutyo imyaka 24 hata ahubwo nje birantunguye cyane. Ntabwo ati sinakubwiye ko mfite umwana w'umukobwa ati akona gorambwiye ko ufite umwana w'umukobwa ungana uko nguko ati sabwo karahunga ko nari maze igihe kinini cyane ntamubona. Aramubwira ati uyu mwana rero yabaga afite akazi nyine afite biraka hirya no hino atereka ko ariko muri imitsi nta biraka yari afite yarari kuba hano mu rugo nyine nta kibazo. Aramubwira ati sha ngire kuryamana nawe umwana ari aho ngaho ntago byakunda. Aramubwira ati nta birenze ariko aramubwira ati gusa utanuza nyine uzaze duhuze nta ribi ntago azaba. Aramubwira ati okay nta kibazo. Igihe cyaje kujya ntibyanatinze kuko baza kongera guhuza n'umugore baza kuza kuryama icyo gihe umukobwa ntago yari ahari acaragenda gusa umukobwa akimara kugera nyine nyina yakomeje kwigumana n'uwo musore bakajya baryamana ko bwije no ko bukeye ariko umusore azavuga ati wazamunyere nimero y'umukobwa wawe ati suyimaze iki ati nushobora kujya n'ikibazo ukabashika utampamagara ariko umwana nkabana mpamagara nkamubwira uko umeze. Nyina ambwira ati njye nta nimero y'umukobwa wanjye nguhereje aturayishakira iki umukobwa umukobwa wanjye hararatuje nta kibazo. Umusore yashe kwicara atuzanye ko yarakeneye nimero y'umukobwa wiwe arangije yicara yituriza ko umugore akaba yarakundaga uwo musore mwe bikomeye cyane. Ikintu cyaje kuho rero umukobwa yaje kongera gutana n'undi ko utuzi twibira kandi biki byose umusore aje kongera kugera mu rugo ahasanga umukobwa mukasanga umukobwa noneho icyo gihe yaharaye ararana na nyina gusa umusore biza kurangira yatse umukobwa nimero umukobwa arayimuhereza arangije acaragenda mu kugenda ari ikintu cyaje kubaho. Uyu musore yaje kwikundira uwo mukobwa cyane ko yari umusore nyine rwose yivangaga muri ubwo busambanyi nubwo aryamanaga n'uwo mugore ariko yarakira umusore pe ataranashaka. Ari bya bindi nyine usanga abasore mwe na mwe hari ukuntu bikurira imyaka imwe n'imwe kuri ingeso z'ubusambanyi. Ikintu cyaje kuba rero uyu musore icyo yaje gukora yaje guhamagara wa mukobwa aramubwira ati se bite byati ni sawa ati nyine ni wa musore ujuza mu rugo kubasura ati amakuru sa ni meza. Umukobwa yumva umusore nyatangiye kumwinjira byato natoye umusore angije amubwira ati rero ati nge narakwikundira umukobwa ati se wankundiye iki aramubwira ati nakwikundeye kuri umukobwa utuje urakora nta kibazo cyawe. Aramubwira ati mwana ngiye pe mba ndangwa ntuje atariko ikintu kimbabaza no kubona umusore nkaho ukiri muto uze korana na mama umugore ungana gutya ati rwose birambabaza cyane pe ati yegura bikora kuko mama ibi ni ibintu nyine asanzwemo no muri nta kintu na kimwe nshobora kuba nakora namugiye inama biranga atariko birambabaza cyane iyo mbona mama aryamana n'umusore nkawe ati mba numva mbabaye cyane kandi nawe nkababazwa nawe umuntu ugana gutyo ase atese wabuze abandi bakobwa basi mwajya muryamana bakiri bato kugeza ubwo uryamana n'umukecuru nk'uyu nguyu. Aramubwira ati nanjye sinzi uko biba byaje atariko n'ibintu nanjye ndi kugira nikora muko bwije nuko bukeye. Aramubwira ati gusa njye namana kugira no ko wabireka basi nubwo wakora ubwo buraya bwawe ukabukora
ufite umukobwa byibuze ukiri muto muhwanyije imyaka pana kujya ku bakecuru nk'aba ngaba. Umusore amubwira ati ibyo ngibyo humura nanjye mfite gahunda yo kuba najya gute nabivamo. Umusore koko yatangiye kujya mu murongo muzima, ibintu by'ubusambanyi yatangiye kugenda bireka, mu kubireka rero akazajya yivugana na wa mwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa umusore aza kumubwira ati njye rero ndagukunda kandi by'ukuri ati ndifuza ko ahubwo binakunze ukampa amahirwe twanakibanira. Umukobwa ati shyirwa iyo ushyirwa ntabwo byakunda, sinakundana n'umugabo n'umusore nkawe waryamanye na mama, ati se bino bintu byakitwa iki, ati se ahubwo mama we yamfata gute, ati rwose ntabwo byakunda nta nubwo byanabaho ntibinashoboka, ingeso zawe rwose sinazihanganira, ati waranyeretse, bivuze ngo niwe wakuba ku rugo ntago rwakomera kubera ko nyine imico n'imyifatire byawe ntago ari sawa pe. Umusore yaramuga ati nyamara nushaka unyumve, ati nta byadanje nta birenze ngiye ibintu byose nabivuyemo dore na ingeso z'ubusambanyi rwose narazete nankeneye kuba nakubaka, ati amagambo wambwiye yankoze ku mutima kuri rwa rwego nsigaye numva nyine nkeneye kuba nabireka, ati nakoze ibihagije, ati nanjye nkeneye kwicara ngatuza mfite umukobwa umwe tubana byibuze tukagenda ubuzima tukabwubakana byose bikarangira. Umukobwa ati genda ntari uzamushake ni byiza niba waranahindutse, ati genda ushaka umukobwa nyine muzahuza uzakwakira mukabona ko mugomba kuba mwabana kandi uzamwitwareho neza ntuzamubere mubi, ati uko niba ari ikintu cya mbere kibi kibaho ni uguca umuntu mukundana inyuma, ati rero ngaho ugenda uzashaka undi nyine muzigena mwikundanira, ati njye ntabwo byakunda. Umukobwa aramukatira aramubwira ati ibyo rwose ntabwo bibaho. Umusore pe yagejeje uko ashoboye kose n'ubundi aritwararika, ingeso ananazivamo burundu cyane, yafashe umwanzuro anawufashe, ingeso z'ubura zose zivamo ngo umusore atangira gusevinga amafaranga yiwe bimwe bikomeye cyane, ndetse atangira n'umushinga wo kubaka, aza no kubaka inzara nayisoza byose arayikinga biza no kurangira. N'ubundi kuva icyo gihe yakomeje yiganira n'umukobwa, gusa umukobwa arebye umusore kunahora amugendaho n'iki byose amusaba kamukunda. Icyo gihe umukobwa yaje kubyemera avuga ati ngiye tugiye kuba twabana njye nawe ndakuzi neza cyane 100%, ati rero ingeso zawe ntuzikoraho gakeya, ati njye nawe tuzashwana tuzatandukana. Umusore amuga ati hoya, ati rwose ngiye pe urabizi ibintu nakoze, ati najye ndyamana na mama wawe si wenyine, najye ndyamana n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ati ariko mfite experience ihagije kandi ni byinshi nagiye mpombera, mariko kuva nabireka narubatse mfite inzu nziza cyane ya cadastre imeze neza nta kibazo, ati kandi n'umugore wagira muteganyirije ejo hazaza, ati na business yari agomba kuzaza agahita akora, ati rero wigira ikibazo, ati ngeso nazivuyemo, ati kandi ndagukunda reka twibanire. Byagenze gute rero? Umukobwa yaje kwemerera umusore baza kujya mu rukundo ruri seriye, nuko umukobwa nyine yakira umusore byose biza kurangira, ariko umukobwa aza kubwira nyina ko asigaye akundana n'uwo musore ko bagiye kuba babana. Nyina yahise arakara cyane arangije avuga ati ntabwo bishoboka, ntabwo nakwemerera ubana n'uriya musore nta nubwo binabaho, atura n'umugabo wanjye ibyo ngibyo byakira kandi urabizi neza ko nagiye kubana mugiye kubana uzi neza ko ari we twagiraga gute twabanaga. Nuko umukobwa aramubwira ati mama atura umusore aracyari muto arakeneye kuba ku buzima akobwobokana n'umukobwa ukiri muto, apana wowe, ati rero yakire, ati nanjye kandi naramukunze byaranarangiye ntago bishobora kuba byasubira inyuma rwose nta nubwo binabaho. Umukobwa yatangiye hangana na nyina aramubwira ati rero mwana wanjye ati ushobora kuba wibeshya, ati ntitwigeze dupfa ibindi bintu ariko no mugabo we tuzamupfa, ati ndabikubwiye, ati urukundo rushingukemo ruvemo rwose, atura n'umugabo wanjye. Aramubwira ati se n'umugabo wawe gute ko yajya aryamana n'abandi bantu benshi cyane bagiye batandukanye utekereza ko ari wenyine aryamanaga nawe? Aramubwira ati hoya ibyo ngibyo nta kigare cyo bisobanuye, gusa icyo nzi cyo nuko uriya musore ndamukunda bya nyabyo kandi agomba kuba wanjye ko byagenda kose, ati rero ibindi byose bishyire ku ruhande, ibyo ngibyo byo nabyakire binarangira. Ikintu cyaje kubaho rero ubwo ati rero mama ukora ibyo ushaka byose njye ntabwo byabaho. Umukobwa yamaze kubona ko ari guhangana na nyina aricyo yaje gukora, yaje kubibwira umusore ati reka mbe nk'umuye aho ngaho ubushatse ahantu ugiye kuba, ati ndeke kuri gubana na mama wawe. Umukobwa yarabyumvishe, umusore ajya kumukodeshereza indi nzu ajya kuyibamo. Nyina ahamagara umukobwa akazagaruka kuvuga ati mama ntabwo nagaruka aho ngaho ntabwo byakunda, ati narimutse mfite hano nsigaye mba ntabwo nabana nawe. Nuko nyina byaranamurakaje cyane, bimaze kumurakaza yaje kwamagarira umusore amuga ati umusore we rero ati uruwanjye ibi byose kandi nta kintu na kimwe kiziya kikunkuraho, ati uwo mukobwa wanjye ntabwo mugomba kuba mwabana, ati bishyira mu matwi yawe ntibinashoboka ntibinabaho, ati byakire bikujye mu byumve neza rwose ibyo ngibyo unabyubaye. Umukobwa ibyo byose yahamagaraga umusore, umukobwa ari kubyumva. Umusore aramubwira ati reka mubwize ukuri, ati ibyo twakoze twabikoze byararangiye, ati ariko ugomba kunyakira, ati nk'umukwe wawe, ati ngiye kubana n'umukobwa wawe kandi nta kintu iki na kimwe ushobora kuba wakora cyabihindura. Umugore yambwira ati ngaho rero kanze mpangane nawe mba ibyo ushaka wirebere. Umugore icyo yakoze kwa n'imijinya myinshi cyane, yakugenda yakurogeshereza umusore nderagenda arayumvye ku rwego rwo hejuru, umusore nderagenda ibanini ku rwego udashoboka wabyumva.
urumva nta kintu na kimwe yambaraga ngo kimukwire kubera kuntu yahanganaga. Umusore yararize imwe bikomeye cyane, ajya kwivuza ahantu hose biranga, umuryango uvuza ahantu hose biranga. Gusa umukobwa arangije yegeranya nawe ati mama ndabizi neza ko ibintu ari wabikoze kubera ko utashaka ko umusore tugomba kuba twabana, ati mukize ibyo ushaka ndabikora ntabwo nzongera kuba nabana nawe. Ati uri seri? Ati ndi seri. Ati we bikore ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Ntibyatinze nyina koko yaragiye akiza umusore. Mu gukiza umusore, amaze gukiza umusore, umusore yarakize pe amera neza, ntibyanatinze ni nk'iminsi ingahe ahita amera neza. Amaze kumera neza rero icyo umukobwa yahise akora yahise ajya kuri polisi, arangije arishinganishwa n'umusore, abeshya nyina ko yari abeshya nyina ko nyine ngazabivamo n'ibyo byose. Avuga ati rero ati mama niwe waroze uno musore kugira ngo tutazabana. Ati ndashaka kumushinganisha nanjye nishinganishe. Ati namubwenga mukize aramukiza amera neza. Ati ndifuza ko rero hari icyo mugomba kuba mwakora. Bese bahamagaza nyina w'umukobwa aramubwira bati rero uzongera gukora amakosa nk'aya ngaya tuzagufunga kandi uzongera no gukora ibintu nk'ibi ngibi ati bizakubaho uzabyirengere. Umugore byaje kurangira avuye ku izima, biza kurangira nyine umukobwa yibanire n'umusore wiwe, byose bigenda neza. Urwo ruragenda rugira gute rurakomerana. Nahanga inkuru yarangiriye abantu bana icyo ngusaba nta kindi, hamagara izo nimero kuri screen yawe, izo nimero kuri screen yawe. Uyu ni umuganga gakondo, hamagara izo nimero. Uyu muganga rero agufasha neza ibibazo byose waba ufite, amahembe yose baraguteje ayagukuraho, inyatsi zose zaba zikurira zigukuraho, nimba mu kazi bitagenda neza agufasha bikagenda neza, nimba ari ibyo ukoze byose byanga warabikora, ibyo ukoze byose bigakunda, nimba ari cyangiro ufite agoreza igikundiro. Ikindi kandi nimba wibwe ibyo byose arabigaruza, indwara zose ziterwa n'abadayimoni zose azigukuraho, byose bikagenda neza ugasigara uri mu ryerye. Muhamagara rero kuri izo nimero ubundi agufashe byose bigende neza cyane.